Ndagusuje neza kandi nguhaye ikaze. Ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo bibe ku buzima bwawe wowe udahwema kudukurikira uko bwije nuko bukeye hano kuri Prince Robert Rwanda. Imana iguhe umugisha, wagize neza gukora subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu, ubwo nawe ugiye kuyikora. Be blessed. I love you so much. Nkunda kubaturaho iby'imbaraga kugira ngo Imana y'amahoro ikomeze ibarindire mu buntu bwayo, mu rukundo rwayo no mu neza yayo, ibarindire imibiri yanyu nikazeho umugayo, umwuka wanyu ntukabeho umugayo, ndetse n'ubugingo bwanyu ikigeretseho n'ubutunzi bwanyu. Hari abantu benshi usanga ibitekerezo byabo n'amarangamutima yabo ahari batekereza ko umubiri donc nta kintu maze mu bwami bw'Imana, ariko reka mbabwire, yaba umubiri wawe Imana yaguhaye, yaba ubugingo bwawe, yaba n'umwuka wawe, ujye usenga Imana ibirinde. Mbese mutekereza impamvu Imana yabwiye Mose ikamubwira ngo mugende munyubakire inzu y'ihema ry'ibonaniro, ariko mu kuyubaka ibikorwa byose muzabikorere ku ruhande hirya, hanyuma nimumara kubikorera ku ruhande muzaze muteranye, nta rusaku rw'ibuye, nta rusaku rw'icyondo, nta rusaku rw'iki, ibintu bize bihuye. Mbese mutekereza ko Imana ikintu yavugaga mu bwiru bwayo cyangwa se mu buryo buhishe ari iki? Ni umubiri w'umuntu, ni umubiri w'umuntu Imana yavuga. Niyo mpamvu Pawulo yahishuye akavuga ngo mbese nimuzi ko imibiri yanyu ari insengero zera z'umwuka w'Imana uri muri mwebwe. Hari umuntu wamenya igihe umwana akura? Hari igihe wamenya amagufwa igihe akura mu nda ya nyina? Wabimenya ryari? Hari inyundo mubona se iza guhonda? Imibiri yanyu iba amahoro, ikomeze irindwe, Imana yirinde, kandi n'ubugingo bwanyu. Abantu benshi hari igihe tuza hano, hari igihe njya ncika intege, nk'ubuje gukora ikiganiro numva ntabwo meze neza, ndarwaye, ariko hari igihe ducika intege rimwe na rimwe kubera akazi tuba turi gukora ko kuburira abantu, bitewe n'uko abantu baradutuka, bakaduhemukira, bakatwanga, abaturoga, abaturogesha, abadutongeraho imitongero mibi, donc abaturwanya, kuko abanzi b'umusaraba ni benshi. Hari igihe rero umuntu acika intege akabyuka bati kusimana ibi bintu wabyihorera, ko content zihari nyinshi zigiye zitandukanye, umuntu yakora ibi n'ibi, ariko umwuka w'Imana uri muri twe ukatwangira, ukaba ati oya, subira kuri kamera wongere wicare ukore ikiganiro, subira kuri kamera wongere uvuge. Nibashaka babe babiri cyangwa batatu cyangwa bane bazageraho. Harimo abantu bazagira bagahembuka. Hari abatarabyumva uyu munsi bakagenda bakabisesengura bakabika, ejo bakongera gasubira, ariko mugende mu buriri ubwoko bw'Imana, muhagarare ku munara mu buriri ubwoko bw'Imana. Rero Imana ibaho umugisha. Niyo mpamvu mbakiye muri iki kiganiro kugira ngo twongere tuganire. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ibintu bitatu bikomeye nshaka ko tuganira. Ikintu cya mbere ni irizimya ry'amatara ryateye mu bitaramo byinshi bigiye bitandukanye bihuza ahantu hahuriye imbaga y'abantu benshi. Bakazimya amatara, barangiza bagacana amatoroshi, donc bazimije amatara, bakabikora ku kirengarenga cyangwa se mu masaha y'ikirengarenga. Nababwiye yuko mu isi y'umwijima bigana kenshi iby'ubwami bw'Imana. Bibiliya ivuga yuko Imana yajyaga iza gusura Adamu na Eva mu mafu ya nimunsi, bakaganira bagataramana. Hashize iminsi tubabwira ko isi iri kwitegura kwakira abadayimoni bagatangira kuza gukorera ku mugaragaro. Mbatangarize ko ibi bitaramo bibamo ba Chris Ndikumana, ibi bitaramo bibamo ba Israel Mbonyi, ibi bitaramo bihuramo za Rayon Sport, ibi bitaramo byatangiye kuza no muri za Bride Shower, bamwe mugakora ibintu mutazi byari byo. Reka mbabwire yuko uburiya buryo bwo gukora hypnotizing, donc kuzimya amatara, hanyuma murabizi ko akenshi abadayimoni bakora mu gihe cy'umwijima, nibwo bahita binjira mu mitima y'abantu. Abandi donc bari aho ngaho, abantu benshi ntabwo baramenya yuko abamarayika Imana yabahaye ubushobozi bwo kwambara imibiri y'abantu bakabaho nk'abantu. Donc ntabwo abantu barabyumvisha izo mbaraga. Rero ntabwo Imana yigeze izambura abantu, kuko Imana irinda ijambo ryayo. Ntabwo yigeze izambura abamarayika, sorry. Nk'uko Imana irema umuntu yamuhaye donc izi 5 sense, igashyiraho na 6 sense, donc na 6e sense, ntabwo Imana yigeze ibimwambura. Ntabwo umuntu ajya kuvuga ngo abanze abaze Imana ngo mvuge. Imana yamuhaye kuvuga direct. Rero n'abamarayika bafite ubushobozi bwo kwambara imibiri y'abantu. The same n'abadayimoni. Ikindi cya kabiri ndaza kuganira ku kintu abantu benshi batari kwitegereza, cyane cyane kuri ibi byamamare. Twageze mu kwezi kwa 8 biri kubura abantu babo, bisubiremo,
kandi bakababura mu buryo budasobanutse, ndetse bakaza no gukora imihango y'isi y'umwijima kandi abantu ntibamenye ibyo ari byo. Ndavuga ku ibara ry'umukara rikorwa mu ishyingurwa, rikanakorwa muri background mubona mu nsengero n'ahandi hagiye hatandukanye. Iri bara ry'umukara abantu benshi ntabwo bajya bamenya ko ari ibara riri nil, ni ibara rihurizwamo andi mabara yose ya pride. Pride ni flag y'abatinganyi. Hanyuma rero abantu bashatse gukora icyo bita ubwiru, guhisha. Hari abantu badashaka kubishyira ku mugaragaro wenda ngo bakushyireho amatatuwaje bereka abantu kuba ari pride, bakore ama light backlight nini. Murabizi ko kera abantu bajya guterekera bagakoresha imurini n'aya mabuji bye bakanayacana no kumanywa, hari abakibikora, ariko umunsi basigaye bakoresha bino bitara binyuranamo mu rwego rwo kugira guterekera no guhamagara roho z'abakurambere babo basinziriye, bakaza kugira gufatanya nabo iyo mirimo y'umwijima. Niyo mpamvu abantu bajya mu blood shower, ubwo ndi kubivuga nk'umuntu wagiyeyo, muzitegereze muri no minsi basigaye bazana ishuka ry'umweru rishyashya, bakaza kuritwikira umwana w'umukobwa bakamwaturaho amagambo, even ritaba ari iry'umweru bakazana iri black, iry'umukara bakaza bakamutwikira, ubundi bakamutongeraho. Abantu mungurikiye, abasore muri gushaka abana b'abakobwa, hari abasore bari gushaka abakobwa batabajije Imana, hakaba abagabo, hari abakobwa bari gushaka abana b'abahungu batabajije Imana. Iyi minsi yo turimo ya nyuma ntago ari iminsi yo gukina. Iyi minsi turimo ntago ari iminsi yo gukina. Abantu benshi bari gukorana n'imbaraga z'umwijima, abandi muri kugenda mu kigare muhamagara iyo myuka mutazi ibyaribyo. Reka mbere kuri aya matara abantu bazimya, bagahita babwira abantu ngo nimucane amatoroshi yanyu, mucane telefone zanyu. Muribuka abantu wenda babaye mu cyaro, hari igihe abantu bahingaga bagahinga byagera nk'aya masaha ya saa 5 abantu bagatangira guceceka, bose kumva abantu bose ngo cwe bari nko guhinga, wenda ni korari yagiye guha umuntu umubyizi, n'abantu bafite babakungujumba bo mu cyaro bagira abahinzi baza kubahingira mu murima, bagahinga byagira nka saa 5 kumva abantu bose ngo cwe. Mu isoko ukajya kumva haranyuzemo akantu ngo abantu bose mu isoko riratuje, abantu bagahita bavuga ngo ubwo ngo urupfu rurahise. Buriya umuntu nababwiye ngo ni umwuka mu bugingo no mu nyama. Niyo mpamvu ibintu bigaragara mu bigaragara biva mu bitagaragara, ariko abantu benshi ntibashaka kubyakira. Bamwe babyita ngo ni conspiracy theory, abandi ngo ni ibyo muba muri guhimbahimba. Ariko reka mbabwire yuko ibintu mutekereza ko bitabaho si igisobanuro cy'uko bitariho. Njya ntanga urugero, nkitangaho urugero. Ubu hari umuntu ushobora kuba afunguye iki kiganiro, anabyandike muri comment, wenda n'urugero akaba afunguye iki kiganiro ari ubwa mbere mbonye, atajyaga mbona kuri za YouTube, kuko ntago ndi ikimenywa na bose, wenda n'urugero ngo mbezwe n'abantu benshi cyane, akaba ari ubwa mbere mbonye. Ese reba imyaka mfite irenga muri za 30 iyi myaka yose maze iminsi ndiho, mbaho, nkora, ngenda, nubatse umuryango. Wowe ntiwarunzi ariko uramenya. Mu yandi magambo bivuze iki? Bivuze ngo ubwo utemeraga ko ntabagaho kuko utarunzi, si igisobanuro cy'uko ntabagaho. Abantu mujya muvuga ibintu kw'icyo ngini imitekerereze yanyu, goropati ngo mbona ngo mwikanga ibicucu, ngo ikindi ngo mwirwa ngo mwogeza Satani. Tugomba kumuvuga n'amayeri n'amanyanga n'imikorere yose, kuko ni ntumwa zatubanjirije zagiye zivuga gukora k'uwo mugome n'uburyo bw'amayoberane yose mu buryo bwari bwo bwose. Iyo rero umwanimateri cyangwa se undi muntu nkunda kubita ngo ni imandwa, sibyo? Imandwa donc zihagarariye icyo kirori, ihagaze ikabwira abantu ngo ni muzimye amatara, akajya kuri lighting akazimya, yamara kuzinya akavuga ngo ni muzamura amatoroshi yanyu muyacane. Donc mu buryo buri connected, aba connecte imbaraga z'umwijima bati ni muze mukore ikindi kintu kidasanzwe. Sinzi niba mwarabibonye ejo bundi, reka mvuge hano hafi, mwabibonye mu giterane cya Christine Kumana, barabikoze ahita hapfa abantu 8 ejo bundi muri Rayon Sport itwara igikombe cya Sekafa. Mwabonye ko sinzi umwanimateri wabanimye, niba ari umunyamakuru ari kuri radio simbizi, ariko barabanimye, barabanima, bakimara kubanima direct bahita batsinda igitego cya kangahe, cya kabiri.
ubu buryo bwo gukora hypnotize ukahamagara imyuka igahita yinjira, ni iki gisobanura? Kubera ko bahamagara umuntu ngo naze, donc bakimara kuzimya amatara black, abademoni babinje kuko nago baza mu gihe cy'umucyo, sibyo? Bakimara kwinjira direct bagigera mu bantu. Ikindi cya kabiri, habaho icyo bita kwimurika, kwigaragaza. Bavuga ati wowe ubwawe ishyireho uruhare tubone ko nawe uri mu bantu bimuritse. Ni iki bibyara rero bino bintu abantu benshi batajya bamenya ibyarebyo. Iteka ryose umuntu ukuntu yubakitse, ukuntu Imana yamuremye kuratangaje. Iyo reka mfate urugero muraza kumva impamvu mvuze iki kintu. Iyo bigenze kuriya, ni imbaraga abaje icyo bita kuboha mu isi y'umwuka, kukuzirika guhera ku maguru n'amaboko, donc kukuboha. Kumwe Yesu yavuze ati nibamubohore, ni isi y'umwijima baba bakuboshye. Iyo bamaze kukuboha bigenda gute? Ahantu bakuboheye ntabwo ufite imbaraga zo kuzava muri icyo kintu ubohewemo. Kafate nk'urugero rwa hafi, iteka aya maso ni indorerwamo z'ubugingo. Niba ubugingo bwawe bubonye bari kuzimya amatara muri Rayon Sport, sibyo? Cyangwa se mu giterane cyo kwa runaka, mu gitaramo cya runaka, kandi aba basitari benshi bakomeye bakorana n'imbaraga z'umwijima barabikora. Nejo bundi King James yarabikoze muri Beka Arena, ariko ndaza kubashyira kuri thumbnail muri background ye ni kanzu yari yambaye, donc mu bihuzi, kandi hari n'isengero zibifite. Murebe kanzu, donc costume yari yambaye donc yari yambaye nk'umwami, yambaye gold, ashyizeho n'udusaraba nyine nk'umuntu ubatwaye. Nabo barabikoze muri iyo nuza, muri icyo gitaramo. Sasa rero iyo ba blackins, hari n'umunyamakuru mugenzi wanjye nabonye yigeze kumbwira ati ngiye buriya iyo nkoresheje umuntu kuri background iri black, mba afite ikintu nkoze mu isi y'umwijima kandi batapfa guhishura nyine. Donc reka tujye tubarabura, mutwita abasazi n'iki. Hari igihe Imana izahagara ku munsi w'amateka ije guhemba, nibwo muzaza bateka kandi twanze kumvira abantu kanikomereza. Noneho iyo bamaze ku blackinga, donc the ghost Holy Ghost zitangira kwinjira mu ntuza muri soil z'abantu, mu bugingo bw'abantu, zigatangira kujya zibona. Noneho bakubwira ati murika, fata itoroshi imurike. Buri muntu wese akimurika akavuga ati ngiye ndi hano, n'undi ati ndi hano, n'undi ati ndi hano. Zamara bahita bakuboha, bakakuzirika ku buryo cya kintu bakuzirikiyemo, niba ari igiterane cy'uyu muntu, iteka ryose ugomba umunsi azagitangaza isaha n'isaha. Buriya ugiye gukora ubushakashatsi bw'abantu bagura ticket ziza muri Beka ari na mu event agiye atandukanye, wasanga the same name. Muzabikora ubushakashatsi mugende ushaka gusanga nibura majority niba abantu bamaze kubohwa na ya spirit wa muntu, sibyo? Even no mu churches no mu nibindi bigiye bitandukanye. Ubu tumaze kugira ababyeyi bamaze kwerezwa ngo kubibisonga, bamaze kwezwa kubibisonga by'abandi bamama batwara abandi bamama mu makwe, ku buryo ugiye gukora ubukwe wese avuga ngo kanaka ni uzambera iki igisonga. Abandi bo ntibaba bazi ibyo ari byo nyine baba batwaye, ariko ni igisonga kugira ngo rwa rugo abashe kurumurika. We ikintu akora ni ukumurika ingo, bo baba baramuhaye. Buriya abantu benshi ntabwo bajya bamenya iby'ibitambo, narabibasobanuriye ukuntu habaho igitambo cy'umuntu umwe agatamba igitambo cy'inyungu ze, hakaba n'igitambo cy'abantu bagabana igitambo, hakaba n'igitambo cya sosiyete ngari, hakaba n'ibitambo by'ibihugu n'iby'isi muri rusange. Rero abantu benshi ntabwo bajya bamenya. Aba babyeyi berejwe kubibisonga. Ndagira ngo mumanze mwinjire mwikanga ukuntu abantu bagera muri bride shower ari abantu 50-60 bagahita bakora uyu muhango wo kuzimya amatoroshi. Iyo bamaze kuzimya bavuze ati mwimurike, batangiye kugenda bababoha, ikimenyetso wa muntu baboheye muri ibyo bintu ntiyakigera bivamo n'umunsi n'umwe. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, umuntu wamaze gufatirwa muri uwo mugozi no muri uwo mutego wo kuba aboshywe aziritswe aho hantu, ibibaye byose iteka ryose ahora. Niyo mpamvu uzasanga abakristo benshi ababoheye ahantu hamwe mu rusengero, wanamubwira donc ameze nk'umuntu waziritswe, ku buryo navuga ati ariko pastor wawe wamubonye? Namubonye. Ibi bintu ari gukora urabizi? Ati ndabizi. None se wemera ko
buri muntu wese asezeranyije atabyara, ati ndabizi. Wemera se ko umuntu wese usengera iwe umwana w'imfura we usengera iwe atabaho, ati ibyo ndabizi. None se wemera ko ibintu mubamo atari ijambo ry'Imana, aba ari ikinya cyo kubatera ikinya cyo kubaga ku isi ryoshye donko ejo yari heza, ati ibyo ndabizi. None se ko ijambo ry'Imana rivuga ko iwacu ari mu ijoro dutegereje umukiza wacu ko azava azahindura byose kuba byiza no kuba bishya, kuki utizera Yesu umwami n'umukiza kandi ari we washyize ahati oya Robert, aho ngaho ugeze ibyo ni ishyari, ufite ishyari ribi, ufite ishyari. Bivuze iki cyangwa se bisobanuye iki? Ndagira ngo mbwire abantu benshi muba mu buzima butwarwa n'abandi cyangwa se bubereye abandi, muri mu mibereho y'abandi bantu, muri mu buzima bw'abandi bantu, kandi abantu bamwe ntibashaka kubyumva no kubyemera. Ikindi cya kabiri nshaka kuvuga ko hari abantu benshi mubona aba bana b'ibyamamare, abastari, abahungu banze gushaka, mwebwe ugasanga umuntu ntabuze amafaranga, anayashatse mu gitondo, yayashatse mu bundi buryo ararayabonye, umuntu ntabuze uburyo, none ugasanga ni n'abana beza, ukumva bose bari kumutangira banya ati ku gitsina gore ntajya akoraho. Irifu yo gukora attention, niba atari imbuto z'umwuka wera kandi naza agaragaza akaba atajya akoraho, aba bantu nabatinganye mu isi y'umwuka kandi bahishe. Ikindi cya kabiri, hari abantu banga gushaka mu isi y'ibigaragara, bakanga gushaka, ariko mu isi y'umwuka bafitemo umuryango n'urubyaro ni ikibaho. Donc mukunda kuvuga ngo ni abagore ba nijoro, ariko mu isi y'umwuka afitemo abana benshi, kandi ba bana babyawe mu isi y'umwuka nibo baza gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Iyo multiplication yo mu isi y'umwuka itagaragara iza gukora ibyangwa n'amaso mu bigaragara mu bandi bantu. Ni handi muzasanga abana b'abakobwa, mugasanga nk'umuhungu amuteye inda, akimara kumutera inda nashaka no kumutunga. Ni rwa rubyaro rwavutse mu isi y'ibitagaragara rwaje mu bigaragara, abantu bo ntibamenye ibyo ari byo. Ubu dufite abantu benshi b'abakobwa ubaza ati umuntu waguteye inda abahehe, ngo duherukana yintera, kandi ugasanga mu isi y'ibitagaragara uyu mwana wamuteye inda yabyawe n'uyu mwabonye muri kuvuga ngo yanze gushaka. Noneho hari n'abandi bashaka agashangana n'umukobwa bizi ko bagenewe gucirwaho iteka, nyangura kuvuga ngo ni ukurota inzozi mbi. Umuntu wamaze gutanga ubugingo bwe aba yararose inzozi mbi z'iteka. Noneho bamara gushakana, umwana umwe w'umukobwa akaba bizaga bati ko se muri twaciriweho iteka, akareka umugabo we akirara mu cyitwa abagore, abasambanya ku buryo wanamuregera, ushobora kuvuga ati ku mugabo wawe wamukebuye koko ko abagore b'abandi n'abana b'abandi bamaze bati ibyo birakureba n'uticunga uzicunga. Aba bantu bo mu isi y'umwuka baba bafite icyo bagize gute, bati ahubwo tugize amahirwe nta mutima ubacira urubanza, bavuga ati tugize amahirwe twabona n'ibindi bitambo n'ubundi bugingo bwa benshi tunyereza, none wowe kuza kundegera ngo umugabo wawe ngo adusambanyiza abakobwa n'abagore, ati binabangari. Ndagira ngo mbwire abantu mwicare mwige ibintu mubona nk'ibimenyetso, ibintu mubona nk'amarenga, ibintu mubona nk'amashusho. Niba ijambo ry'Imana rivuga ngo isezerano rya kera ryari igicucu, nabahaye urugero rwiza, mbaha abantu bakunda kuvuga ngo umubiri ngo nta kintu dutwaye, ngo icyo tureba ngo ni umuntu w'imbere, ngo Pawulo ngo yaravuze ngo uyu muntu ngo wasambanyije ngo mukase ngo umubiri we ngo muwe Satani, ngo ubugingo bwe bubona Imana. Umubiri wawe ugomba kuwurinda kuruta ibindi bintu byose birindwa. Imana yabwiye Mose aravuga ati genda ugere ibipimo by'ihema ry'ibonaniro bizabe bimeze gutya, abantu bazaryubaka, abatangi bazaryubaka. Kandi ikindi cya kabiri, ibikoresho bigize ihema ry'ibonaniro muzabisirize kure y'induru ku buryo muzaza muteranye. Mbese mwumva Imana yaravugaga iki? Imana yavugaga uyu mubiri twambaye ni nawo sengero z'umwuka w'Imana uri muri twebwe. Rero bene data nshuti z'umusaraba, nzabakorera iki kiganiro kirambuye. Maze iminsi ndi kugitegura, hari mushiki wanjye nshaka ko tuzakiganiraho. Abantu bamwe bafatiye imibiri yabo bakayifata nk'ibintu biri aho, mugomba kuyirinda kurusha ibindi bintu byose birindwa. Mugomba kurinda ubugingo bwanyu kurusha ibindi bintu byose birindwa. Mugomba pana kugenda mu kigali ngewe nkunda runaka, aho yaba ari hose nzamujya imbere. Ariko se aho yaba ari hose uzamugendaho, uzamujya imbere, wamanje ugakeshebura ibyo aririmba. Mu minsi yashize ndi kwanariza ino ndirimbo Mbonyi yaririmbye, ibihe bizashika abami bahinduke, abantu bose bazibagira rya jambo
ryifati ubu wibeshye ukayivugaho ugasobanurira abantu uburyo harimo ubwiru bw'umwanzi satani. Amabuye barara baguteye n'Imana yazi, ariko mugende muyanarize muyumve mwumve ikintu ari kuvuga. Iyo umuntu rero abibabwiye Robert ufite ishyari, nta shyari. Nese ubu wagira ishyari, ubu uzagira ishyari urigiriye Mbonyi, urigiriye Chris Ndikumana, urigiriye Gitwaza, urigiriye Apotre Mignone, urigiriye Julienne Kabanda, urigiriye nta shyari dufite, ahubwo tuba turi kubereka ibintu biri clear. Niba umuntu azanye ijambo ry'Imana akavuga ati Dawidi yaravuze ngo amaze kwica Goliyati ngo abagore bose ngo baragiye ngo bamamaza inkuru yose, ngo bayamamaza ahantu hose, koko niko ijambo ry'Imana rivuga. Bibiliya iravuga ngo abagore baragiye bararirimba ngo Dawidi ngo Goliyati ngo Sawuli yishe abantu 1000 ngo ariko ngo Dawidi yishe abantu inzovu. Iyo ni story ya Dawidi bari kwamamaza, ihuriye se n'inkuru y'ubutumwa bwiza? Naho bihuri. Nyine abagore baragiye bavuga ibyo babonye, bavuga ati ibyo tubonye Dawidi arenze kuri Sawuli. Hanyuma abantu agahita bati okay, umugore akwiye kuza kuvuga ubutumwa bwiza, akwiye kuba n'umushumba n'urugero nyine ngo bihuri mwigoreka ijambo ry'Imana. Uyu munsi niba dushobora kuba tutakicara tugahora ahantu hamwe twihuriza hamwe nk'inzoga y'itende, tutakicara ngo tujye kubwiriza ubutumwa bwiza, aba bantu bishwe n'ibyuma za Nyabugogo. Hari umugore ejo nabonye arambabaza, ari kuvuga ati ngiye namaraga gusinda ibyuma nkaheka umwana amacuri, ubu amenyo yashizemo, waneye inda simuzi. Niba muri kurema abagore ngo bihurize hamwe, uyu mugore niwe mukeneye, niyo ntama mukeneye kujya kubwiriza hamwe, ariko anakandagiye mu rusengero rwanyu bya bindi. Muzamuke mujye mu ntara, hariyo abantu bakeneye ubutumwa bwiza, hari abarejwe inyuma n'amateka bataramva n'ubutumwa bwiza. Niba muri abavuga ubutumwa beza koko nimugende. The same nanjye uri kubibabwira, nanjye ariko nagakwiye kuba nkora ibyo kwicara kuri za YouTube. Ubuze abantu bose niko bazabona amamega yo kuri za YouTube kuvuga ubutumwa bwiza, ariko basanga abantu muri commentaire umuntu agahita yandika Robert wowe na ibi nibura se wavuze ati Roba hari aga projet mfite mu twigisha ijambo ry'Imana, nibura uri i Burayi, uri umubyeyi uri i Burayi, uri muri Amerika, nufashe ibyo 200 cyangwa 100 nguvuga ati Roba nimufata amafaranga ibyo bintu nimubivemo, ndateka YouTube itarenza amafaranga 200 bahemba, muze mugende mufata amafaranga mujye kuvuga ubutumwa bwiza hirya no hino ataragera ubutumwa bwiza. Ibyo mwarabikoze. Roba twigisha ijambo ry'Imana, ariko iri ijambo ry'Imana kuko Bibiliya ivuga ngo umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Nitudakura abavandimwe mu makuba no mu ntambara z'ibibazo bigiye bitandukanye barimo, tuzabigenza gute? Iri ni ryo jambo ry'Imana, kubwira abantu muhumuke, mwanarize, mureke ibintu byo kugenda mu kigare gute gusa. Naratangaye nabonye abantu benshi bagiye batandukanye, ubwira ikintu kagati iki kintu kiri kwangiza umubiri, kiri kwangiza ubugingo, kiri kwangiza n'umwuka, agahita avuga ati stop. Wenda babo babikora ba nyir'ubwite, urumva ni isoko ryabo wangije, ariko se wowe w'intama y'imbago uri kurwanira iki? Kuki cyubahiro atari we bagiha? Koko aya mafaranga atari we uyabona, urarwana utonganira iki? Wamanje kwanariza ugakora sentere. Rero Imana y'amahoro ibarinde, Imana y'amahoro iberesha ukuri, mwige gusobanukirwa ibimenyetso. Nanjye mu kiganiro kivuga ngo aya matara zinywa, abantu bari mu bitaramo n'umuki, jya kumurika ayo matorosha ariko umenye kuri kumurika ubugingo bwawe, jya kumurika izo telefone zawe uzicane ariko umenye kuri ni wowe ubwawe uri kwimurikira ubugingo bwawe, nta wundi muntu uri kubukumurikira. Rero ndabashimiye ko mwabanye nanjye muri iki kiganiro. Imana ibamugisha, ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo bibane namwe. Ndabakunda, nifuza ko twahora tuganira, dutarama, dusabana. Yari Prince Robert. Hagize igitekerezo ufite cyo kuduha muri comment, twandikira tubwira ati Roba ndabaza iki ngiki, tuzakiganiraho ubutaha. Shalom, ciao.